Uwiteka Mana ushobora byose, mbega kugabura kwawe uburyo bihebuje, ineza yawe mwami ituma tudashiraho, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Uyu mugoroba waruzi yuko turaba turi muri iki gitaramo, waruzi yuko mu Imana urahamagara intama yawe, none natwe nta kindi dukoze usibye gukomera amashyi nukuvuga kubiteka uragahora ku ngoma, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nakuvugiriza ubusa, ikivugirizo cyawe Nyagasani kiravuze, habonekamo Nyagasani mwami Imana intama yari yarazibiye none iragarutse, ibonye yuko Nyagasani nayo yari yarazimiye none naho Nyagasani afashwe mu mutego. Ndakwinginze izina ryawe rabwitubahiro, tumweretse uru rugendo uzamubere umwishingizi. Uwiteka umuhe gutangira neza kandi uzamuhe iherezo ryiza, umuhe kuzinukwa iby'isi, umuhe gutumbira. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye gutangira igikorwa icyo batubakirije bakoze. Petro mu minota mike abwirije, abandi baravuga ati none tugire dute? Abaravuga ati nimwihane kandi buri muntu wese abatizwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Uko nuko mwene data nawe abikoze. Turakwingize kugira ngo Umwami Imana umubatize kandi umbanureho umwuka wera mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mwene data Patrick Sanzuboro kubwo kwizera nanjye mubatije mu izina ry'Umwami Yesu Kristo.